twongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe tugira ubuntu nyagasana akaba duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo tugendane nawe maze adukize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, turi kugendana nyagasani kuri rugendo rw'iki cyumweru cya gatatu cya Pasika tariki 23 Mata 2023. Isomo rya mbere mu bitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 14 wa 22 kugeza kwa 33. Ku munsi wa Pentekoste Petero ahagararanye na ba 11 arangurijwe agira ati: bantu ho muri Yudeya namwe mwese abatuye Yerusalemu nimumenye neza ibingibi kandi mutege amatwi amagambo yanjye. Yezu w'i Nazareti, uwo muntu Imana yemeje muri mu mukoresha ibitangaza ibikorwa n'ibimenyetso bikomerwa hagati muri mwe nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu rero bikurikije umugambi udakuka w'Imana amaze gutanga mwaramwishe mwubambisha ku musaraba amaboko y'abagome. Ariko Imana yamuzuye imubohora ku ngo y'urupfu kuko bitashobokaga ko rumuherana. Koko kandi Dawudi yaravuze imwerekeyeho ati: narebaga nyagasani imbere yanjye ubudahwema kuko ari iburyo bwanjye kugira ngo ntadandabirana. Nicyo gituma umutima wanjye uri mu byishimo n'ururimi rwanjye rukaba runezerewe. Byongeye kandi nzaruhukana icyizere kuko utazatererana ubugingo bwanjye mu kuzimu kandi ntuzatume intungane yawe imenyana n'ubushanguke. Wamenyesheje inzira zigana mu bugingo, unyuzuzamo ibyishimo, unyereka uruhanga rwawe. Bavandimwe, nta cyambuza kubabwira nta shiti ko umukurambere wacu Dawudi yapfuye, ko yahambwe ndetse n'imva ye ikaba ikiri iwacu kugeza uyu munsi. Nyamara kuba yari umuhanuzi kandi yazirikanaga ko Imana yamusezeranyije indahiro kuzicaza ku ntebe y'ubwami uwo mukomokaho, yabonye atyo mbere y'igihe igizuka rya Kristu, maze amuvugaho ati: ntiyatereranywe ikuzimu kandi umubiri we ntiwigeze umenyana n'ubushanguke. Yezu rero Imana yaramuzuye, twese turi abahamya babyo, aho amariye gukuzwa n'ububasha bw'Imana no guhabwa na se Roho Mutagatifu wasezeranywe, amusendereza mu bantu nk'uko mubibona kandi mubyumva. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 16. Nyagasani wamenyesheje inzira y'ubugingo. Mana yanjye unyiragire kuko ari ubuhungiro bwanjye. Uhora ndamubwiye nti niwo mutegetsi wanjye. Uhoraho munani wanjye n'umugabane wanjye, uko nzamera ni wowe ukuzi. Ndashimira Uhoraho ngira inama, ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa. Uhoraho mparamuzirikana ubudahwema, ubwo ndi ruhande sinteze guhungabana. Nicyo gituma umutima wanjye unezerewe, amagara yanjye akamererwa neza, n'umubiri wanjye ukadendeza mu ituze. Kuko utazantererana ngo umpere ikuzimu, kandi ukaba utazemera ko umubiri wawe gupfana. Nta mahirwe yandi nagira atari wowe, uzamenyesha inzira y'ubugingo. Hafi yawe niho haba umunezero usendereye, iburyo bwawe hakaba umudabagiro udashira. Nyagasani wamenyesheje inzira y'ubugingo. Isomo rya kabiri niryo mubaro ya mbere ya Petero Mutagatifu intumwa umutwe wa mbere umurongo wa 17 kugeza kwa 21. Bavandimwe, niba mwiyambaza Imana nk'umubyeyi wanyu, iyo itagira aho ibogamira kandi gacira buri muntu rubanza ikurikije ibikorwa bye, nimugendere mu gitinyiro igihe cyose muri kwisi, kuko muzi yuko atari ibintu bishanguka nka zahabu cyangwa feza byabarokwe mu bigenzereze bimwarazwe n'abakurambere banyu, ahubwo ko mwarokowe n'amaraso y'agaciro gakomeye ya Kristu, nk'ay'intama itagira inenge cyangwa ubwandure. Kristu niwe watoranyijwe mbere y'ihangwa ry'isi kandi agaragazwa mu bihe by'indunduro ku mpamvu yanyu. Nawe mukesha kwemera Imana yamuzuye mu bapfuye kandi ikamukuza, ku buryo ukwemera kwanyu n'amizero yanyu bishingira ku Mana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Luka umutwe wa 24 umurongo wa 13 kugeza kwa 35. Ku munsi wa gatatu nyuma y'urupfu rwa Yezu, babiri mu bigishwa bajyaga mu rusisiro rwitwa Emawusi. Kuva i Yerusalemu kugerayo hari urugendo rw'amasaha nk'abiri. Bagendaga baganira ibyari bimaze kuba byose. Igihe rero bakibivugana kandi babyibazaho, Yezu ubwe arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo yarameze nk'ahumye ntibamumenya. Yezu arababwira ati: ese ibyo mugenda muvugana ni ibiki? Bahera ko barahagarara ariko bijinye mu maso. Umwe muri bo witwaga Cleophas aramubaza ati: ni wowe wenyine uri Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati: ni ibiki se? Baramusubiza bati: ni ibyabaye kuri Yezu w'i Nazareti
wari waragaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana n'imbere ya rubanda. Twavuganaga n'ukuntu abatwara abaherezabitambo n'abakuru bacu bamutanze ngo apfe maze bakamubamba ku musaraba. Twebweho twari twizeye ko ari uzarokora Isiraheli. None dore uyu munsi ubaye wa gatatu ibyo byose bibaye. Icyakora bamwe mu bagore b'iwacu badutangaje. Mu gitondo cya kare bagiye kumva maze ntibahasanga umurambo we, nuko bagaruka bavuga ko abamarayika babonekeye bakababwira ko ari muzima. Ubundi kandi bamwe muri twe bagiye kumva babisanga uko abagore bari babivuze, ariko we ntibamubona. Nuko Yezu arababwira ati, mwabibura bwenge mwe, mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Nuko ahera kuri Musa n'abahanuzi bose, maze abasobanurira ibimwerekeyeho biri mu bitabo bitagatifu. Bageze hafi y'urusisiro bajyagamo, Yezu asa n'uwikomereza urugendo. Ariko bo baramwinginga bati, gumana natwe kuko bugorobye, umunsi ukaba uciye ikibu. Nuko arinjira kugira ngo agumane nabo. Igihe rero ari ku meza hamwe nabo, afata umugati, ashimira Imana, arawumanyura, arawubahereza. Nuko amaso yabo arahumuka, noneho baramumenya. Hanyuma agira atya, arazimira, ntibongera kumubona. Basigara babwirana bati, mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibineza neza igihe tuganirizaga mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Ako kanya barahaguruka basubira i Yerusalemu. Bahasanga 11 bateranye bari kumwe n'abagenzi babo bandi, bavuga bati, ni koko Nyagasani yazutse kandi yabonekeye Simoni. Nabo rero babatekerereza uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyura umugati. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Abigishwa b'Emawusi batashye iwabo bababaye, kuko batari bamenye ko Kristo ari muzima. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristu akuzwe. Kristo ni muzima. Aleluya, aleluya, aleluya. Ngo umunsi umwe umwepiskopi wo muri diyoseze hirya kure cyane muri Afurika, ngo amaze gutanga ubupadiri, nuko afata ijambo bwira umupadiri mushya ati, padiri, 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 padiri. Padiri ni umuntu uboneka igihe cyose, agashoboka igihe cyose kandi. Rero padiri, abayoboke b'Imana nibagushaka bagakubura, bakagushakira hose bagakubura, byibuze bazagusange muri chapelle, byibuze bazakubone muri chapelle, byibuze bazagusange uri gusenga. Nuko wa mwepiskopi asoza ijambo rye atyo, padiri, 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 padiri. Icyampa koko abayoboke b'Imana bakaza kunshaka, ntibansange mu ikabara ariho nturamye, ndi imbere y'inzoga, ngaho ndi gushengerera inzoga, gushengerera icupa n'izindi nzu nyinshi cyane, ntabariho bazansanga nyaboneka. Ahubwo naba ntomboye, bakansanga ndi kuvuga nk'ishapure muri chapelle, bakansanga ndi kuvuga karozari muri chapelle, bakansanga ndi gusoma ibyanditswe bitagatifu Bibiliya. Byaba ari byiza we. Bakansanga koko abayoboke b'Imana bambuze, bakanshaka bakaza gusanga koko ndi gushengerera, ndi imbere ya Yezu, ndangamiye Yezu, ni Yezu ndi kureba. Aho naba ntomboye bikomeye cyane. Naho ubundi nibanshaka bakaza kunsanga ni nko mu mufurege ariho naguye, kubera wenda gusoma kuri 5 nkaza gutandi kwandika 8. Iyo ni deception nyine. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristu akuzwe. Uyu munsi turajyana natwe na Yezu uri ku rugendo n'abigishwa ba Emawusi, maze koko natwe tumenya aho Yezu Kristu adushakira. Urugendo rwose nakora ndi kumwe na Yezu, naba ntari kumubona kuko nyine abanduzi. Icyo ngomba kuzirikana, aho ndi Yezu aranduzi, nubwo nyine ntamubona, ariko we aranduzi nk'uko yabigenjereje abigishwa ba Emawusi. Kuri iki cyumweru cya gatatu kizmu byacu dutegura amasomo ryoshye cyane agiye kutuvana i Yerusalemu tukajya Emawusi, twave Emawusi none tukagana i Yerusalemu kugira ngo duhavome iki? Ukwemera. Kuko Yezu Kristu ari kumwe natwe ku rugendo ahangaha. Ubwo tujya kuzirikana ku ngingo nziza igira iti, Yesu niwe zingiro rya byose. Jésus est le centre de tout. Turaza kubona ko iyobokamana, inzira y'ukwemera, ibyanditswe bitagatifu byose nyine bigaruka kuri Yezu, byose bivuga kuri Yezu. Nawe uze kuva ahangaha mu Kristo muvandimwe, umeze nk'abigishwa ba Emawusi, umeze nka Kirofasi nuriya batashatse kuvuga izina, maze nawe aho uri hose ujye uvuga Yezu. Ibintu byose uri gukora bizabe bishingiye kuri Kristo. Kristo akubera intangiriro, akubera izingiro, akubera n'inyisurizo, kugira ngo koko byose ubikeshe Kristo. Kristo zingiro rya byose. Kristo niyo ngomba kuvuga.
aho ndi hose mu nzira ku rugendo nyitwaza izina rya Yezu, akanwa kavuga Yezu, umubiri uhumura Yezu. Yezu akaba ari we mvuga koko ku rugendo. Uze kubyitoza mu Kristo muvandimwe, nguko natwe abakristo tugomba gufata umugambi wo gusoma ibyanditswe, kumva ibyanditswe, Bibiliya yacu uyu munsi koko no gufungura za Bibiliya zacu tukagendana na Kristo ku rugendo kugira ngo ukomeze kudusobanurira ibyanditswe bitagatifu, maze natwe tubeho dusobanukirwe tuze kwishima, kuko umuntu wese iyo atarumva burya ntaba yishimye. Umuntu wese uri mu kaga aba ababaye. Niyo mpamvu koko natwe tuza kuva kuri deception tukajya kuri reception, tuza kuva kuri desolation tukajya kuri consolation, tugahozwa na Kristo turi kumwe nawe ahangaha nyine ku rugendo. Mu isomo rya mbere ndetse n'irya kabiri turumva ubuhamya bwa Petero mu isomo rya mbere koko ku munsi wa Pentekosti agahagarara imbere y'ikoraniro koko abahamiriza Yezu Kristu wapfuye ariko akazuka, umwana w'Imana. Uko Yezu Kristu koko yatanze ibimenyetso bikomeye cyane, urupfu ntirwamuheranye. Petero agahamya ashidikanya ko Imana yamuzuye mu bapfuye, akavuga ati natwe turabahamya babyo. Amen, amen, amen. Petero agatugariza ko ari umuhamya wa Yezu Kristu kubera ko yaranabyiboneye, yagiye kumva arahagera koko asura imva, abona ko Kristo yazutse koko. No muri ibyo Zaburi araturanya aho tugomba kunyura. Nyagasani wamenyesheje inzira y'ubugingo. Amen, amen, amen. Inzira y'ubugingo ni ihe? Ni ukumenya Yezu Kristo umukiza. Anabyo Petero mu isomo rya kabiri atubwira nanone aduhamiriza amaraso yaducunguye, amaraso ya Kristo, twarokowe n'amaraso ya Kristo, ntama w'Imana wadukijije ibyaha. Kristo uwo niwe watoranyijwe mbere y'ihangwa ry'isi kandi agarazwa mu bihe by'indunduro ku mpamvu yanyu. Amen, 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 amen. Kristo koko Zingiro, Kristo Jésus est le centre. Yezu koko ni ibintu byose bigenda bigarukaho. Ninjya kuvuga koko njye mvuga Yezu, ninjya guhumeka mpumekeze mpumbure Yezu. Kuvuga Yezu buri gihe cyose birashimishije, kuko nta rindi zina koko twahawe umukiro usibye izina rya Yezu Kristo, niryo gakiza. No mu Evanjiri uyu munsi turumva urugendo rurimo Yezu, kujyana na Yezu ku rugendo. Ubwo twumvise abigishwa ba Emawusi koko bari ku rugendo hamwe na Yezu. Emawusi bivuga peuple méprisé, ni igiturage gisuzuguritse. Abigishwa ba Emawusi bari bavuye Yerusalemu nk'ahantu h'umujyi, bisubiriye Emawusi avec déception, bababaye bashavuye. Kubera iki? Kuko Yezu Kristo nyine bari bumvise ko yapfuye. Burya iyo Yezu Kristo koko adahari, atari mu buzima bwawe, ubabaye, ubushavuye, uba wijimye. Ariko bari ku rugendo koko ni nk'aho bagiye gusubira mu byabo bari barimo, bongeye gusubira ku kabo, birumvikana baragenda bababaye. Ariko Yezu Kristo koko kuri urwo rugendo bashavuye bababaye, niho nyine agiye kubasanga. Iri zina batavuze uwundi mwigishwa uri kumwe na Kirofasi, nawe uze guhashyira izina ryawe. Bishoboke ko ari Masumo ko ari ku rugendo aho ngaho, bishoboke ko ari Marigarita, wowe Yohani, wowe Mariya, wowe Tereza, n'abandi mwese buri wese aze guhashyira izina rye, maze koko tujyane na Yezu ku rugendo hamwe na Kirofasi. Bityo Yezu Kristo akomeze kugenda aduhugure ku byanditswe bitagatifu. Duhumeke, duhumure Yezu, duhumure ubu Yezu, duhumure ubu Kristo ku rugendo rwacu. Turacyakomeza kuzirikana ko urugendo rwarimo akababaro, agahinda, ishavu rw'ababigishwa. Bari bijimye mu maso, bari babaye, bari bashavuye. Aho habi tuba tugeze mu gihe cy'uburwayi, mu gihe cy'ibitotezo, mu gihe cy'inzara, igihe turi twenyine, aho ni Yezu Kristo yigaragariza, maze akaza kudutabara tukajyana ku rugendo. Akajyana n'umutagatifu Yohani Mariya Vianney avuga ati, ashengerera akavuga ati, ndabizi Yezu arahari, Jésus est là. Niba Yezu ahari rero ntabwo banagombye kugira, kuko turi kumwe no kuri urwo rugendo. Yezu nubwo nge ntakubona ariko aranduzi. Ngibi byabaye kubigishwa ba Emawusi bagendanye na Yezu ntibamumenya. Kubera iki batamumenye? Bari bijimye, bari bababaye, ukwemera ko ari buke, bari batarasobanukirwa n'ibyanditswe bitagatifu. Kudasobanukirwa na Nyagasani bituma koko twijima, bituma koko tutabona Yezu ko bikwiye. Ikintu gikomeye cyane batubwiye kubigishwa ba Emawusi nuko no mu rugendo rwabo uko barukoraga bavugaga kuri Yezu. Izingiro, ipfundo ni Yezu Kristo, izingiro rya byose. Niwe nubwo batabyumvaga ariko niwe bavugaga. Dutangazwa n'uburyo Yezu ababaje ibyo bavugaga ntibamubeshya. Kutabeshya Yezu, kuvugisha ukuri, kuvuga ibyo bavugaga bipfa kuba byagarukaga kuri Yezu Kristo. Padiri niba kubura bazagusangira byibuze muri chapelle upfukamye uri gusenga, uri kuvuga kuri Yezu, uri gushengerera Yezu. Mwabigishwa ba Emawusi nawe koko ukabasha kuba ko kuri gusenga. Niba gusanga ahantu hose ko kubyuba uzaba inyangamugayo nk'aba Kristo, nk'aba bigishwa ba Emawusi. Kuvugisha ukuri, wavugaga iki? Wasubira mu byo uri kuvuga?
ese ya magambo ejo wavuze ushobora kuyasubiramo? Niba se wamusebyaga urongera ko kugaruka yasubiremo. Ariko erezoma abigishwa ba Munsi utoze ikintu gikomeye cyo kuba uri ku rugendo uri no kuvuga Yezu, kabone nubwo utamuruzi, kuko naho utamuruzi Yezu warakuruzi. Ntugire ikibazo, humura, Yezu muri kumwe warakuruzi. Nta nibyo koko Yezu yakomeje kugenda abasobanura, nuko arabasobanurira ngo ahera kuri Musa n'abahanuzi, maze abasobanura imwerekeho biri mu bitabo bitagatifu. Amen, amen, amen. Ngiryo koko izingiro ry'ibiriho byose Yezu Kristu niwe noneho ugiye gusobanura imwerekeyeho, kuko Kristu ari we centre ya byose. Kristu niwe zingiro rya byose. Byose niyo bigaruka byanditswe byose. Umva, uhera ku gitabo cy'intangiriro kugera ku gitabo cy'ibyahishuwe, ni Yezu Kristu bavugaho. C'est autour de Jésus, on discutait autour de Jésus. Bajyaga impaka, baganiraga kuri Yezu nabo, na Yezu nawe agarutse kuri we. Niwe byose, niwe mukiro, niwe byose bigomba kugarukaho koko. Urugendo rusozwa ababigishwa koko bamenye Kristu koko by'ukuri, bamumenye ryari amanyura umugati, nuko rero abahereza babona kumumenya. Urugendo rw'ababigishwa ba Munsi rurashanya urugendo tugira tugiye mu misa, nka misa yandi igizwe n'ibice bibiri, kumva ijambo ry'Imana ndetse no guturira hamwe igitambo cy'Ukaristiya. Iyi rero ni ncamake koko y'urugendo rwa misa, ubwo nabo Yezu yabasone ku byanditswe bitagatifu, akaza none kumanya umugati w'Ukaristiya, ubundi bagasangira bagahazwa. N'igikurikiyeho ntabwo bagumye aho ngaho ngo bongere bagume muri icyo giturage aho ngaho nyine peuple méprisé, ahantu hasuzuguritse, bagarutse Yerusalemu kujya gutanga ubuhamya. Nabonye Kristo, reka ngaruke mwereke abandi. Icyo nicyo kiranga umuyoboke w'Imana, umukristo wahuye na Kristo, uwahawe Yezu Kristu, akora nyine ibikorwa byiza. Uwumvise Yezu Kristu, wabwiye Yezu Kristu, wabonye Yezu Kristu, abona neza, yabona Kristo akamujya kumwereka abandi. Ngaho natwe urugendo rwacu rugomba kurangirira, twari turi kumwe na Yezu Kristu, twahuye na Kristu, reka tujye kumwereka abandi. Ngiki gikorwa gusubira inyuma. Igihe misi isohotse, igihe misi ihumuje iti ita misa ese, nimujyana amahoro ya Kristu, nimugende mujye kwamamaza, mujye mu butumwa, mujye kwamamaza Kristu mu bantu bose ku isi yose. Nawe mu Kristu muvandimwe, wimenyereza igihe cyose kugumana na Kristu, kuvuga Yezu. Wajya ku rugendo ukibuka kuvuga izina rya Yezu, wajya ku murimo wari wose ukibuka gutabaza Yezu, wajya ku kazi ukavuga Yezu, wajya ku rugendo ukavuga Yezu, n'ibikorwa byose ugiye gukora ukabaza ukavuga Yezu, ndetse n'imigambi myinshi yakujemo ubanza uvuge Yezu. Bya bintu byose biraza kugira gute? Biraza kugenda biyoyoke, maze koko Yezu aba ariyo musigarana. Gusigarana Yezu Kristu ku rugendo, waba uri mu nzu wenyine ukaba uri kuvuga Yezu, hato shitani itaza kuza ikagushukira aho ngaho. Ibyo ukora byose ukavuga Yezu, cya gihe uri wenyine wa wundi atakubona, nk'uko ababigishwa koko bavuze Yezu batamuzi, batamuruzi. Nawe koko ujye wemenyereza kuvuga umuntu neza, uvuge Yezu, uvuge umuntu neza, kandi koko we kumuharabika. Ikintu cyose ukoze ukabanza ukamenyesha Yezu. Akaba umupadiri bati niba kubura bagakubura hose, byibuze bazagushakire muri chapelle. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rwari rurimo amakimbirane akomeye cyane, intambara, imidugararo, ngo ariko bikaba byaraterwaga n'umugabo watahaga mu rugo yasinze, nuko akaza yukina umugore akamutonganya akamukubita. Nuko ari umunsi umwe koko ataha yamaze gusoma kuri 5, ataha ari kwandika 8, nirinze kuvuga ataha nyine yahembutse. Nuko ageze mu rugo koko atangiye kunobagura umugore, aramukubita, aramuhondagura. Nuko mumaze kumuhondagura, umugore birumvikana bishoke ko yavugije induru, abaturanyi baza gutabara. Baje gutabara, umugabo ahita arahunga aragenda, ubanza yaracitse. Nuko abaturanyi bahitiraho umugore kujya kumanyesha, ndetse bajya no guhuruza abashinzwe umutekano kugira ngo koko bazi bafata umugabo uri guteza umutekano muke mu rugo. Nuko muri uko guhuruza ngo habanza kuza nyina, ari we nyirabukwe nyine wa mugabo urwanyije umugore we wamunobaguye. Nuko ageze mu rugo, ngaho natekereza uburyo umukobwa we koko agiye kumuganyira, amutakira uburyo bwose amuhondaguye. Nuko nyina arazi nyine kumusubanza, yaraje nko kumuhoza. Ageze ku mukobwa we, asanga umukobwa ari kuvuga neza, amubaje aho umugabo yanagiye. Umukobwa ahita aramubwira ati umugabo wanjye ubu ngubu yagiye guhaha, yagiye ku kazi. Ubwo nyina ntiyakigira ibindi amubaza, kubera ko yumvise ko umukwe we yagiye guhaha, yirinda no kubyivangamo arigendera. Amaze gutirimuka aho ngaho, ako kanya abanyamutekano baraje, abapolisi bazanye n'amapingu kugira ngo bohe wa mugabo wateje umutekano muke muri quartier, wahondaguye umugore, wakubise umugore. Nuko rero bahageze, bana batekereza uburyo uyu mugore agiye gutanga umugabo we, avugisha ukuri koko ibintu byagenze.
nuko wa mugore arababwira ati nta cyabaye da, umugabo wanjye agiye guhaha nta uri hano. Nuko abanyamutekano bati ko baje se baduhuruza ko hano muri kurwana byacitse, umugabo wariye kugira ngo tumufunge. Nuko arakomeza ababwira ati umugabo wanjye yagiye guhaha, yagiye kumpahira, mukanya muri buze kumubona agarukanye haho. Nuko babanyamutekano bakomeza bamubaza ko bari buze kugenza amapingu bari bazanye. Hakurije nuko abaturanyi ko baje bahuruza. Nuko wa mugore ababwira ati abaturanyi mu bihorere bashatse kwivanga mu bitabareba, umugabo wanjye ntari hano yagiye kumpahira. Nuko babanyamutekano koko basubira iwabo n'aya mapingu yabo, wa mugabo batamuboshye batamujyanye. Nuko muri ako kanya umugore yicaye agiye kubona, aratungurwa bikomeye cyane. Agiye kubona abona umugabo we amanutse mu iparafo, ahita apfukama imbere ye. Urumva umugore ntiyarazi ko n'umugabo we yarari mwaho ngaho mu iparafo. Maze koko arapfukama, atangira amusaba imbabazi ati madame wakoze cyane kubundokoye, wirinze kunsebya kwa mabukwe, ikindi kandi undiza uburoko, undinze ari amapingu. Ubuse koko ko nari kuba nsebye, ubuse koko bari bamfunze, none ko ungiriye neza, umbabarira rwose, sinzongera na rimwe gusinda. Ubwo bucitse no kunzoga, sinzongera na rimwe gusinda, sinzongera na rimwe kugusebya, sinzongera na rimwe kugukubita. Birumvikana umugore ahise amuha imbabazi. Guhera uwo munsi kugeza na n'ubu urugo ni rwiza cyane, babanye neza, bari mu mahoro. Kubera iki? Wa mugore uvuga neza umugabo we, kabone n'igihe atamuruzi, n'igihe adahari, kabone n'igihe amukubise yamunobaguye, ariko agatinyuka akagira gute akamuvuga neza. Urumva ko ataranazi ko n'uyu mugabo we ari mu iparafo adahari, yagiye kwihisha, yahunze. Ese yakiza kugira gutya koko akavuga uburyo baraye bamuhondaguye, bamunobaguye, akajya kubitondera nyina, yarangiza akabitonda abanyamutekano, ubundi bakaguma ngo bategereje wa mugabo ko azaza. Tekereza nawe kuri iyi foto uburyo uyu mugore n'ubundi ariwe n'ubundi kuzajya kugemura uyu mugabo we, akajya kumugemura mu buroko muri prison. Ariko erezoma uyu mugore yarezwe neza, kandi nubwo bamukubita, ariko bya bindi by'uko nyine amare y'umugabo atemba ajya mu nda, ugashirira imbere. Kubera iki? Ni ikibore, ariko ni ikibore cyawe, ngo byaye ikibore nyine urakirigata. Ni mubi ariko n'uwawe kumenya gufata abantu bacu, n'igihe badukoreye nabi twebwe tukabazana mu nzira nziza, tukabatwara neza, tukabavuga neza. Sibwo se nyine urugo ruzagenda neza. Kubera iki? Umugore w'umutima ntago avuga ibintu byose. Bamwe baraza kumbaza bati none se niba guhondagura koko ntuzajye kubivuga? Nawe uzashyire mu bwenge, uri mukuru. Gusa icyo nashaka gutindaho umukristo muvandimwe, ni ukudaharabika abandi, kabone n'ubwo badukomereje, batubwiye nabi. Ushakisha inzira y'amahoro hashoboka hose. Ngurwo urugendo na Yezu Kristu. Gukorana urugendo na Yezu Kristu ntago ari ugusebya abandi, ntago ari kuvuga abandi nabi. Urugero rwa Cleophas n'uyu wundi mwigishwa, ntago bari kuvuga nabi Yezu, ntago bari kunegura Yezu, ahubwo bari kumuvuga neza, kabone n'ubwo batazi ko Yezu ari kumwe nabo. Icyo nicyo twatora uyu munsi, kuvuga abandi neza n'igihe tuzi ko badahari. Reka tuzirikane ibintu bine byo mu buhamya bw'abigishwa: kumenyera kuvuga abandi neza n'igihe cyose badahari. Ibyo niryo somo rya mbere twakuramo uyu munsi, kumenyera, kwitoza kuvuga abandi neza n'igihe badahari. Hari abantu bamenyereye ko igihe bari muri community, igihe bari mu rugo, igihe umwe atarimo, nibwo abandi bamwicaraho, bakamwicarira, bakamuvuga, bakamunegura, bakamujomba imigero n'ibikwasi, amagambo. Nibwo uzasanga koko azahindukira abandi koko bamurangije, bamurayeho, bamwiriweho. Kubera iki? Kuvuga abandi nabi igihe badahari. Uwo n'umuco mubi, iyo ni sekibi, ntago uri kumwe na Yezu nyine ku rugendo. Icya kabiri, kwirinda ibigare, kwirinda ibintu byose byavangira Yezu, kwirinda abantu bose b'abaneguranye, kwirinda kwicara mu nteko y'abaneguranye. Wabona icyo kigare, wabona inteko y'abaneguranye, kenda kuba umucamanza, ubundi ugahita uyipfumyamo, ubundi ugahita ukizwa n'amaguru ukigendera. Kuko aho ngaho mu gihe Imana ivuga iti aho babiri cyangwa batatu bateraniye banyiyambaza basenga, madaho hagati yabo, buriya na shitani nayo iri gukubita agatoki ku kandi igira iti aho babiri cyangwa batatu bateraniye bari kunegurana, bari kuvuga nabi, aho nanjye madaho hagati yabo ngira ngo bamarane, bashwane, barwane, bakubitane. Uwo ni shitani. Mukristo muvandimwe, va mu kigare cya sekibi, va mu nteko ya sekibi, nteko y'abaneguranye, nteko kuvuga nabi. Icya gatatu twazirikana, n'isomo koko twakura muri ubu buhamya bw'abigishwa n'urugendo hamwe na Yezu Kristu, être toujours optimiste. Guhora uri umuntu mwiza, guhora buri gihe ushaka gusohora imvugo nziza, guhora buri gihe wumva ikibi wakibona ko ari kibi, ni cyiza ukakibona ko ari cyiza, guhora buri gihe uteze amaboko ushaka gusobanukirwa n'ibyanditswe bitagatifu,
uyu munsi ni ukugera ibyanditswe bitagatifu tukagura umutima wacu kwakira Yezu kugira ngo agere gute adusobanurire etre toujours optimiste ko umuntu mwiza ku rugendo rwose ukumva ukere gutega amaboko kugira ngo wakire impanuro za Yezu Kristu ku rugendo ngo uyu nawo umutima wacu ubuteguwe ku cyumweru igihe twumva ibyanditswe bitagatifu buri munsi gutegura kwakira ijambo ry'Imana mwumva iki Imana ashetse kumbwira nkagira akantu mpindukaho uwo munsi agakeregeshwa byibuze mpindukaho kugira ngo koko nakire Imana kwitoza kuvuga n'umugome wakugiriye nabi umubisha umunyabyaha ukitoza kumuvuga neza ubu koko yabona akantu kamwe keza wamuvugaho koko ukirinda kugenda umuharabika inzira yose imihanda yose ku gasozi umuteranya umuhereza abahisi n'abagenzi ngo bose bamwote wabona n'akantu nakamwe ko wamuvugaho keza kugira ngo kibere icyo kiganiro koko mugiye koko gukusanya amakuru icyawe nuko mutondo ukamuvuga nabi iyo uri kuvuga umuvandimwe nabi shitani irishima ibiri kumwe nawe nyine ariko uri kuvuga neza Yezu nawe muri kumwe iyo uri kuvuga ku byanditswe bitagatifu iyo uri kuvuga ku muvandimwe neza aho Yezu Kristu aba hari amen. Icyanyuma nasorezaho ni intoro nziza nkunda ya Nelson Mandela ivuga iti je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends ngo ntacyo nshobora gutakaza mu buzima ngo urugendo rwose naba ndiho icyambere mba ndi kunguka cyangwa mba ndi kwigiramo nguko abakristo bavandimwe uko abigishwa bawe Munsi natwe badutoze kujya ku rugendo n'igihe cyose twari turi muri deception nuko rero Yezu akaza tukamwumva akaza kutuganisha kuri reception akatwakira neza urugendo rwacu koko rukaba ruhire ndaruri impfabusa sinze gukora urugendo impfabusa sinze guta igihe ahubwo mbe ndi kwigiramo ndi guhugurwa ibyanditswe bitagatifu mbese nkaha turi kuri buri munsi ukaba uri guhugurwa ukaba uri kumva Imana aho uri hose ko ukaba uri kumva Imana ufite ka Bibiliya kawe uri kwitegura ko kumva inyigisho z'intumwa uri kwitegura ko kumva Imana uri kwitegura ko kwakira Imana iwawe ngo urwo rugendo umwigishwa Kristo akora nuko rero akajyana na Kristo nuko rero mu Kristo muvandimwe uyu munsi witoze kuvuga neza uyu munsi witoze gukora neza umunsi witoze kuvuga Yezu urugendo rwose ukoze uba uri kumwe na Yezu urugendo rwose ukoze Yezu Kristo muri kumwe ugumane na Kristo aho ujya hose niba kubura koko wibuke rya tegeko rya umwepiskopati niba kubura padiri bagushakire hehe mwikabarese oya nanone se bagushakire hehe mwikanevuse oya nanone munzu y'indaya se oya nanone nyaboneka sigaho bagushakire hehe muri chapelle uri ku rugendo na Yezu uri gusoma ishapure uri gusoma Bibiliya ibyanditswe bitagatifu uri kumwe na Yezu ushengereye gumana natwe nyagasani mwese Imana ibaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Padiri Masumuko na Disilasi wa Diocese ya Cyangugu.